ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi. Bakunzi bacu, bakunzi ba God's Kingdom TV, twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Uko tumaze iminsi mumaje kubimenyera, tumaze iminsi tuganira ku nyigisho zitandukanye zitangwa n'abigisha batandukanye ku by'iyobokamana, by'umwihariko ku bamenyi ba Islam, abashehe, abayimamu, abahaji batandukanye, ariko twakunze kwifashisha ibyavuzwe na Haji Sege mu kiganiro yagiranye na Haji Rubangisa, ngira ngo Rubangisa Ismail niba izina ryibuka neza. Hanyuma aho twagiye tubona uburyo mu byo Sege yigisha ashyiramo ibinyoma byinshi. Hanyuma tunareba ku byo Yesu yavuze avuga ngo nituguma mu ijambo ry'Imana tuzamenya ukuri kutubature, kandi umwana natubatura ko tuzaba tubatuye by'ukuri. Tubona ko Yesu yatuburiye akatubwira ko hazaza abigisha b'ibinyoma n'abahanuzi b'ibinyoma, tukabona ko ba Daniel babivuzeho nabo, tukabona ko n'abandi bantu baba intumwa za Yesu nazo zabivuzeho, ba Paulo, ba Petero, ba Yohana babigarutseho bavuga ko hazaza abigisha b'ibinyoma n'abahanuzi b'ibinyoma bazigisha ibijyanye n'irari ryabo bitewe n'icyo bashaka kugeraho kindi gitandukanye n'ukuri kw'iby'Imana yavuze. Hanyuma muri Korani iyo tugiyemo cyangwa se muri Islam dusanga abo bigisha b'ibinyoma nibo bita Dajjals, aho Muhammad we yavuze ko hazaza Dajjals 30 cyangwa se abanyabinyoma 30 nabavugaho. Gusa twajya kugenzura nk'uko tumaze iminsi tubireba, tukaba tubona Muhammad hari ibyo yagiye avugamo bitari ukuri, nk'aho avuga ko igitabo azanye ari gishimangira Bibiliya cyangwa Torati yahawe Musa. Ariko twajya gusoma muri ibyo bitabo tugasanga biratandukanye n'ukwemera. Hanyuma wagera ku bijyanye na Injili cyangwa se ubutumwa bwiza, ugasanga Abayisilamu bavuga ko ubutumwa bemera butarimo ibinyoma, ubutumwa bw'ukuri nk'uko Sege yabivuga muri iki kiganiro, ari ubwanditswe na Barnabase, kuko ngo ariwe wandikaga ibyo Yesu yavugaga byose. Ibyo nabyo twabonye impamvu dushingiraho tuvuga ko ibyo ari ikinyoma. Ariko nabwo iyo tugiye kuburebamo, turamutse tubwemeye tukajya kuburebamo, twaje gusanga ko nabyo ubwabyo ntabwo Isilamu igendera ku kuri, igendera ku biri muri icyo gitabo kivuga ko ari bwo butumwa bw'ukuri bwa Yesu bwanditswe na Barnabase, kubera yuko avuga ko Yesu yahakanye ko ari Mesiya, mu gihe Isilamu yigisha ko Yesu ari Mesiya. Barnabase akavuga ko Yesu akomoka mu muryango wa Dawidi, mu muryango wa Yuda, mu gihe Korani ivuga yuko Yesu akomoka mu muryango wa Imurani, akaba nyina ari mushiki wa Mose na Aroni. Ibintu bitariho. Bushize hari ikiganiro twanakoze mu minsi yashize tugaragaza uburyo Muhammad yitiranije Mariya, amwitiranya na Miriyamu mushiki wa Mose na Aroni. Hanyuma ikindi cya kabiri tuza kubona uburyo Muhammad yitiranije Imurani, akavuga ko se wa Mose na Aroni ari Imurani, mu gihe Bibiliya ivuga yuko se wa Mose na Aroni ari Amuramu, nk'uko twabibonye mu bitabo mu Kuva, ndumva ari mu gice cya 6:20, no mu Kubara niba nibuka neza mu gice cya 26, umurongo ntibuka neza. Ariko uwashaka ibyo yakora ubushakashatsi cyangwa akareba mu biganiro twakoze mu bihe byashize. Ikindi twaje kubona mu kiganiro gishize ni uko bigaragara ko Muhammad yasomye ubutumwa bwiza bwa Yohana, cyangwa se yabusomewe na Waraka. Ashobora kuba yarabusomewe na Waraka akamubwira yuko Yesu
Yohana yavuze ko ari ijambo kandi akaba umwuka. Hanyuma Muhammad akabifata akabishyira muri korani no muri suna ko Yesu nta kindi ari cyo ngo yari ijambo ry'Imana, cyangwa se ijambo rya Allah n'umwuka uvuye kuri we. Ngo kaba n'intumwa gusa, ibyo bigarukira aho, ariko mu by'ukuri bikagaragara ko atigeze asobanukirwa ibyo Yohana yavuga, kuko Yohana arabisobanura neza icyo bivuze. By the way, ndagira ngo ahangaha buri wese aze gutekereza ubu uyu munsi ubwenge, aya magambo urimo nsohora ashingira ku bwenge mfite. Niba ashingira ku bwenge mfite, ni uko ibi bitekerezo byanjye niwe jyewe ntushobora kuntandukanya nanjye. Ntabwo uyu mubiri nkoresha mvuga, ntabwo ari we jyewe wa nyawe, ahubwo jye wa nyawe ni ibitekerezo byanjye, ni imyumvire yanjye. Icyo nicyo gituma umuntu ashobora kumpa akazi, ushize nabivuzeho, cyangwa se ibi bitekerezo byanjye byabaye corrupted, bitabasha gutanga umusaruro nk'uwashaka, ntabwo ashobora kugira gute kumpa akazi. Umuntu rero si uwo tubona, ahubwo umuntu ni uwo tutabona, ni ibitekerezo bye. Ni nayo mpamvu iyo tuvuze ko Yesu ari we jambo, Bibiliya itubwira neza yuko niwe mbaraga z'Imana, niwe mbaraga z'Imana. Mu Baheburayo igice cya mbere, Abaheburayo igice cya mbere, reka mpasome kugira ngo tuhumve. Abaheburayo igice cya mbere hatubwira neza yuko ari we shusho y'Imana itagaragara. Hanyuma ikindi ni uko anabivuga, uwanditse urwandiko rw'Abaheburayo yarwanditse ababwira neza yuko niba ijambo ryavuzwe n'abamarayika ryarahawe agaciro ku buryo abataryumviye barimburwa, hanyuma abatarumvishije iryavuzwe n'umwana w'Imana bo bizagenda bite? Aha rero byumvikana ko icyo uyu mwanditsi w'Abaheburayo yashaka kuvuga ni uko yavugaga ko impamvu iryo jambo rikwiriye gukomezwa ari uko Yesu ari umwana w'Imana. Ngira ngo hashobora kuba ari akabazo gato ka interineti, ariko reka dusubize inyuma dukore search mu bundi buryo bushobora gutuma ibyo dushaka kureba muri urwo rwandiko rw'Abaheburayo, cyangwa reka nkoreshe telefone yanjye nari maje kuvuga mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya mbere, kugira ngo twumve uko intumwa za Yesu zamuvugaga. Hano turabona mu gice cya mbere cy'urwandiko rw'Abaheburayo haravuga ngo kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo. Mu yandi magambo, Yesu niwe kurabagirana k'ubwiza bw'Imana, akaba n'ishusho ya kamere y'Imana, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze. Amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Ahangaha turabibona neza yuko umurongo wa 4 ukomeza utubwira ngo amaze kurusha abamarayika icyubahiro, nk'uko izina yarazwe riruta yabo. Mbese ninde wo mu bamarayika Imana yigeze kubwira iti uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye? Cyangwa ngo ivuga iti nzaba se nawe azaba umwana wanjye? Aya ni amagambo Dawidi yavuze muri Zaburi Abayisilamu bavuga ko bemera, ariko ubona ko hano bahakana iki. Kandi ubwo izongera kuzana imfura yayo mu isi, izavuga iti abamarayika b'Imana bose bamuramye. Nyamara Abayisilamu, kimwe mu byo barega Abakristo, ni uko basenga Yesu. Ariko hano murabona neza yuko Bibiliya ivuga neza yuko n'abamarayika ubwabo bazagira gute? Bazaramya Yesu ubwo azaba agarutse. Ngo ibyo abamarayika yarabivuze iti ihindura abamarayika bayo imiyaga, n'abagaragu bayo ibahindura ibirimi by'umuriro. Ariko iby'umwana wayo byo yarabyeruye iti intebe yawe Mana
ni iy'iteka ryose, inkoni y'ubugabe bwawe ni inkoni yo gukiranuka. Kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha bagenzi bawe. Yongera kuvuga iby'umwana wayo iti, uwiteka mbere na mbere niwe washyizeho urufatiro rw'isi n'ijuru, naryo ni umurimo w'intoki zawe. Ahangaha rero turabibona neza yuko Bibiliya itwereka neza yuko Yesu ari umwana w'Imana. Niko ah, intumwa ze za mbere zabyemeraga, ni nako zabyigishije. So iyo tugendeye kuri iryo hame duhita dusanga ibyo Muhammad yigishije bitandukanye n'ukuri kw'ibyo ababanye na Yesu bagize gute bigishije. Nyamara Muhammad muri Korowani akaba yaravuze yuko ibyo yazanye, ubutumwa azanye ari ubushimangira ibyo abakristo bari basanganwe, ari ubushimangira ibyo abayahudi bari basanganwe. Ikindi cya kabiri, nawe ubwe abwirwa neza yuko niba ashidikanya ku byo Allah yamuhaye, yajya kugira gute, yajya kwegera abasoma ibitabo byabanje ari byo Injili na Taurati. Ibyo dukoze research hano dushobora kubibona twanditsemo ijambo rivuga ngo if you are in doubt, niba ushidikanya. Muri hangana ko dukunda gukoresha icyongereza, ariko ni ukubera yuko muri Bibiliya nako muri Korowani, muri Korowani y'ikinyarwanda, ntabwo iyo ukoze saci gutya akenshi ntabwo bakwereka amagambo yo mu kinyarwanda, ntabwo bahita babikugaragariza. Ariko iyo tugiye muri icyongereza, ibyo tugenda tubibona twanditsemo iri jambo if you are in doubt. Murabona hano kadukomeze hano, ndabona tutaragera ku murongo aho Allah yabibwiye Muhammad ngo niba ashidikanya ku byo yahishuriwe, agende ajye kubaza abahawe igitabo. Mu yandi magambo murabyumva ko ahubwo Muhammad nawe Allah yamushinjaga ko atagize gute, atizera cyangwa se atiringira Imana ye. Bityo tukumva neza yuko ahubwo bisa naho arayamushinjaga kuba nawe umukafiri. Harya siko bigenda iyo umuntu atemera Allah cyangwa se atemera ibyo Allah yamubwiye. So uwo murongo ndabona hano ntahise mwubona, ariko reka nkomeze gushaka yenda tube twumva ikiganiro cya Sege. Ne gutinda ariko ndaza kubashakira muze kuwubona. Ni umurongo uvuga ngo niba ushidikanya ku byo twaguhishuriye, uzegere abahawe igitabo. Na okay, n'uyu nguyu ni aya ya 94 muri sura ya 10 ariyo yitwa Yunusu. Ku bayisilamu ndumva mubizi, ngira ngo aha murabibona nkoze zoom. Muri hanganaho gato ngarura inyuma kugira ngo imirongo yose tubashe kuyibona, kugira ngo tubashe kuyibona. Noneho nkore zoom aho dushobora kubibona. Murabona ko iravuga ngo so if you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niko bivuga, are in doubt concerning that which you have revealed unto you, that your name is mentioned in the Torah. Ibi ni ibyongerwamo, ntabwo biri muri Torah ngaha. Then ask those who are reading, ni ukuvuga who are reading, abarimo basoma ibitabo, the book, the Torah and the Injili. Ibi nibyo bigize Bibiliya before you. Verily the truth has come to you from your Lord, so be not of those who doubt. Ariko aha already murabona ko Muhammad arayamubwiye ko niba uri ushidikanya, mu yandi magambo aramushinja ko agira gute, ashidikanya. Ushobora kuvuga ngo ngo ibi niko wowe ubivuze, ariko nk'uko mwabibonye, twabonye ko
aha Allah yashinjaga Muhammad ko agira gute ko ashidikanya. Reka turebe muri korani y'ikinyarwanda icyo batubwira kuri iyi aya ya 94. Murabona ko hano bavuga ngo kandi aya ya 94, soriho gato ndabona birenze, reka nsubize inyuma. Ah, hano baravuga ngo kandi yewe Muhammad, aha murabibona, niba ushidikanya ku byo twaguhishuriye ngaho baza abasomye ibitabo Tawurati na Injili imbere yawe, mu by'ukuri wagezweho n'ukuri guturutse kwa nyagasani wawe, bityo ntukabe mu bashidikanya. Murabona ko Muhammad yashidikanyaga ku byo Allah yamubwiye. Ikindi hano icyo tubona gikomeyemo cyane ni uko Bibiliya yari ihari kandi ntabwo yari corrupted. Aha uyu nawe ni umurongo w'ingenzi abayisilamu bakwiriye kuba basobanura. Reka twumve rero Sege ibyo avuga, tuze kumva niba hari ukuri mu byo avuga, niba ari ukuri fine, niba ari ibinyoma turagaragaza ibigaragaza ko ibyo avuga ari ibinyoma. Murakoze, Imana ikomeze kubana natwe twumva ibyo atubwira. umurongo urakomeza ugira uti yego nuko nanjye Luka nanjye Luka Luka maze gukurikiranya byose neza mpereye ku bya mbere, nabonye ko ari byiza kubikwandikira uko bikurikirana wowe Teofilo mwiza rwose. Ubwo nawe yongeyemo ibi uyu nawe yongeye iyo niyo bwizwe urumva. Aha abadukurikiye ndagira ngo mbabwire ko aha yarimo avuga ku magambo yo muri Luka mu gice ngira ngo cya mbere, aho Luka akora introduction avuga cyangwa se iri buriro avuga ibyo yanditse mu butumwa, mu gitabo cy'ubutumwa we uko yabyumvishe. Ibi ntabwo numva ikibazo se gafitemo, aho ahita avuga ngo ni ibitekerezo bya Luka ubwe, akavuga ko mu yandi magambo ni nk'aho avuga ko ari ibihimbano, bityo atari amagambo y'Imana. Ubushize mu kiganiro gishize mwarabonye ko twarebye no muri Korani, tuza gusangamo ikiganiro kirimo hagati ya Suleiman na ants cyangwa se inswa cyangwa intozi cyangwa uko wabigira wabyita. Ariko niyo tugiye kureba muri Korani dushobora gusangamo ikindi kiganiro cyitwa uwitwa Al-Qidri ajya ahura na Mose. Dusangamo ikiganiro cyakozwe n'uwitwa Zulkarnain. Ngira ngo wabishaka nabyo ibyo yabibona muri Korani, akavuga ngo ko yageze ahantu runaka ngo aganira ngo n'abaturage b'ahantu runaka ngo abona ngo hari Gog na Magog. Muri Korani ibyo uwabishaka yabibona. So ibyo nabyo ugasanga ko ngo yageze ngo ahantu hari ngo aho izuba riruhukira. Kugeza ubu ntawuzi aho riri, nta nubwo binajyana na siyanse. Ngira ngo mu minsi yashize nabonye mufti w'u Rwanda avuga ko Korani rwose ihuza na sayanse, ariko hari byinshi cyane byo ubona ko Korani idahuza na sayansi. Ari ibyo uko umwana avuka bitandukanye n'ibyo sayansi yigisha, ari iby'uko isi yaremwe sayansi yigisha yuko isi ari umubumbe, mu gihe Korani ivuga yuko isi iri flat. Ari nayo mpamvu Allah ngo buri kimwe cya gatatu, iyo hasigaye kimwe cya gatatu cy'ijoro ngo aramanuka ngo aje kumva amasengesho ngo y'abamusenga. Kandi tugendeye kuri principle yuko isi ari umubumbe, amafizo oreri kuba bizi ntabwo ari amwe, binatuma hari igihe twe dutangira kuba mu ijoro mu gihe abandi aba ari ku manywa. Nk'ubu iyo turi mu Rwanda dufite saa sita z'amanywa, murabizi neza yuko Washington bo baba bari saa 12 za mu gitondo, kubera yuko fizo oreri zacu ziratandukanye, harimo intera y'amasaha 6. Bivuze ngo kimwe cya gatatu cy'ijoro cya Washington gitandukanye na kimwe cya gatatu cy'ijoro mu Rwanda. Iyo ni sayansi yumvikana, ibyo umuntu atagombye no kuba yagira gute yabibaza. Ibyo yenda tuzari igihe kizagera tubirebeho aho bivugwa muri Suna ko ariko bigenda. So nkumva rero yuko iyo Sege avuga ko baruka bagiye bandika ibitekerezo byabo, akwiriye kuba impartial, nta ihame akoresheje ajajinga cyangwa se aca urubanza runaka akaba ari ryo akoresha
n'ahandi, ariko nta kundi twabigira. Abigisha abayisilamu niko bateye, niko bakora. By the way, sinzi impamvu banakunda gukoresha bibiliya akibagirwa korowani. Byaba ari uko atayizi, byaba ari uko atayisobanukiwe, byaba ari uko umuntu ashobora kwibaza ibintu byinshi cyane. Ariko birangira n'ubundi dusanga ko ibyo bitubera ikimenyetso cy'uko bibiliya ari cyo gitabo, korowani atari igitabo umuntu yakoresha yigisha. Burasa icyo byaba bishatse kuvuga. Reka dukomeze twumve ibyo Sega tubwira. n'iyo Taurati yahuye n'ikibazo kubera yabaye igihe cya Mose. Icyo gihe byari ikibazo kwandika. Igihe cya Mose abantu barahuye n'ibibazo, ari rurimi abantu barakoreshaga, écriture abantu barakoreshaga bitaga hieroglyphe. Iyo écriture byaje kuhinduka, tukinjira muri systeme ya écriture y'ubu ngubu, ibintu byinshi byarafuye byinshi. Niyo mpamvu utusomere muri Yeremiya 8:8 wumva ko bavuze muri Taurati. Okay, mbere y'uko tujya no kurebayo ayo magambo, ndagira ngo abateze amatwi iki kiganiro cyacu, igihe cyose uzumva umwigisha w'umuyisilamu akuhaye igice runaka cyangwa umurongo runaka akabikoraho referanse, nukenera kumenya ukuri, genda ujye kubisoma. Genda ujye kubisoma, niyo rekomandasiyo nguha, niyo nama nkugira. Kubera yuko baragira gute, bahindura amagambo bakayatwara uko babishatse ku nyungu zabo bwite. Reka mbere ku kambere. Hano avuze ikintu cy'uko kubera uburyo inyandiko za mbere za Taurati zari zanditse mu buryo bwa hieroglyphe. Nicyo avuze, avuga ko byagiye bihindurwa. Nyamara iyo tugiye kuza kureba, tuza kubona yuko twanditse ijambo ryitwa confirming cyangwa se gushimangira. Confirming. Okay, gutya ndabona tubibonye. Murabona neza yuko hano aya ya 41 muri sura ya 2 ariyo Al-Bakara ivuga neza ko Korani yaje gushimangira ibyaje mbere ari byo Tora na Injili. Ese Allah yaje gushimangira ibintu byabaye corrupted? Iki ngiki ukwiriye kukibaza. Ibi twabireba no muri tubonye ko ni sura ya 2 ariyo Al-Bakara, aya ya kangahe? Aya ya 41. 41 nimbyandikamo hano turaza kubona icyo Korani mu Kinyarwanda itubwira. Iratubwira ko hano, reka dukore zoom. Okay, dukoze zoom turabona neza yuko hano haranditse ngo kandi mwemere ibyo nahishuye. Korani bishimangira ibyo mufite. Hano bakavuga ngo ni Taurati, ariko hasi turabona ko bavuga ni Taurati and the Injili. Bivuze ngo yari Bibiliya yose, ariko ntacyo. Reka dufate Taurati, niyo Segera amaje kuvuga ko yahinduwe na mbere yo kuza kwa Yesu. Kandi tubona ko hano Muhammad wavuga ko Korani ishimangira ibyo Abayahudi bari bafite. By the way, reka mbabwire neza yuko muri suna Muhammad yaragiye guca urubanza. Umunsi umwe yigeze ajya guca urubanza. Hanyuma agiye guca urwo rubanza, mu kujya guca urwo rubanza biba ngombwa ko akoresha inyandiko z'Abayahudi bakoreshaga, ngo ni umuntu bari bafasha asambana. Reka twandikemo ijambo rivuga ngo bring the Torah. Hanyuma biba ngombwa ko ajya gukoresha icyo gitabo cya Torah gihari. Aha ni dukora search tukareba aho uko byagenze. Murabibonamo hano baravuga ko Muhammad ngo a group of Jews, murabibona, a group of Jews came and invited the messenger. Aha murabibona ko bari bafashe ngo umuntu usambana, noneho baza bamuzanye kwa Muhammad kugira ngo agire gute, abacire urubanza. Hanyuma ahita babwira ngo nimuzane Tora. Hanyuma barayimuzanira. Ngibi hano, ibi urabibona.
He then withdrew the cushion from beneath him and placed the Torah on it, saying, I believed in thee and in him who revealed thee. Murabona ko yavuze ko yizera uwohereje iki, uwohereje Tora ndetse n'uwagize gute na Tora ubwayo. Aravuga ngo nizera ibiri muri iki gitabo, I believed in thee and in him who revealed thee. Byumvikana ko iki gitabo mu gihe cya Muhamadi cyari gihari, sibyo? Ibi ndumva buri wese aha hari verses zo kwicisha abantu bafashwe basambana batewe amabuye, murabona ko ibi yarabikoresheje. Ni sahih, ni hadith Hasan al-Arbani, Sunan Abi Dawud 44 49. Ibi ushobora gutekereza ko ari ahangaha honyine. Murabona ko hari indi hadisi bivugaho yitwa Sahih al-Buhari 68 19. O Allah's apostle, tell them to bring the Torah. The Torah was brought, and then one of the Jews put his hand over the divine verses of the Rajam, or stoning to death, and started reading what preceded and what followed it. Bivuze ngo umwe muri ba Bayahudi yafashe ikiganza cye kirambika ku magambo amwe namwe arayahisha, asoma ibibanza n'ibihera ibirimo hagati arabitaruka. Nuko rero ubundi Muhammad yavugaga koko Abayahudi bajyaga bakoraputinga ibyanditswe byabo, nuko byakorwaga, ntabwo ari uko ibitabo byabo by'umwimerere bigeze bagira gute, bigeze babihindura. Ubikubwira gutyo ni umunyabinyoma, ntabwo ibyanditswe byera byigeze bihindurwa. Iyi ni Sahih Hadith al-Buhari 68 19. Tumanutse wabona ko hari izindi ziri hano, abantu bavuga ngo you have told the lie, bring here the Torah and recite it if you are truthful. Murabibona, iyi ni Sahih al-Buhari 45 56. Aha dushobora kureba iyi n'indi hadisi yindi. Murabona ko inshuro nyinshi babigarukaho, so kuvuga ko Bibiliya atari igitabo cy'ukuri cyaturutse ku Mana, ni ukunyuranya n'ibyo Muhammad yemeraga, ni ukumuvuguruza. Iyi nayo n'indi hadisi murabibona ni Sahih Muslim 16 99. Wakomeza ugakora ubushakashatsi bwawe. So tugiye gukomeza twumva Shesege atubwira, ngira ngo agiye yari yavuze amagambo yo muri Yeremiya igice cya 8 umurongo wa 8. Yeremiya igice cya 8 umurongo wa 8. Reka dukore search turebe ko tubibona. Hanyuma hano murabona haravuga ngo mwavuga mute muti turi abanyabwenge kandi amategeko y'Uwiteka ari hamwe natwe, kandi amategeko y'Uwiteka ari hamwe natwe, ariko dore ikaramu ibeshya y'abanditsi yahinduye ibinyoma. Aha ntabwo ari uko, ntabwo numva impamvu Sege yumva ko ikaramu yahinduye Bibiliya yo ubwayo, kuko adatekereza ko abantu bashobora kuba barabikoze bitewe n'uko byenda muri interpretation bagiye bakora, bagiye basobanura uko ibintu bitari, bityo bikaba byatuma abantu bayoba, nk'uko na Korowani uyu munsi abantu bashobora kuyisobanura nabi. Niyo mpamvu sinzi ko hano mu Rwanda hari ushobora gutinyuka ngo avuge yuko tuvuge ashyigikiye imitwe y'iterabwoba, tuvuge ko ashyigikiye ADF na ruhano iri mu kwica abakristo benshi hano muri Kongo. Mu minsi yashize ndumva narabonye ripoti zigaragaza ko ADF nari maje kwica abakristo barenga 1500, ngira ngo niba nibuka neza. Ibyo washaka kuri internet yajya akabishaka. Ese hano hari umuyisilamu watinyuka ku mugaragaro akavuga ko ayishyigikiye, nubwo bishoboka ko hagati hari abarimo bayishyigikiye? Kubera iki? Kubera ko abayisilamu nyine abenshi batekereza yuko abakristo tugize gute, we are not pure. Muri make turi abantu banduye. Ibi ngibi uwashaka yazabiganiraho n'aba Islam bamwe na bamwe, ibyo uganira nabo wabyumva. Ariko reka dusome, kuko ukeneye kumva Bibiliya ntabwo isomwa mu buryo buri literaire, ahubwo uyisoma wumva no muri context. Ni iki hano Yeremiya ahanura Imana yamubwiye kuvugaho? Reka dusome duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo Uwiteka aravuga ati, icyo gihe amagufwa y'abami b'Ubuyuda n'amagufwa y'ibikomangoma byabo n'amagufwa y'abatambyi n'ay'abahanuzi n'ay'abaturage b'i Yerusalemu
bazayavana mu bituro byabo kandi bazayanyanyagiza imbere y'izuba n'imbere y'ukwezi n'imbere y'ingabo zose zo mu ijuru. Ibyo bakundaga bakabikorera, bakabikurikira, bakabishaka ngo babisenge, ntazarundarundwa cyangwa ngo ahambwe, azaguma ku isi nk'amase. Kandi abasigaye bo muri uwo muryango mubi bari aho n'abatatanirije bose hose, gupfa kuzabarutira kuramba, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Maze kandi uzababwira uti, Uwiteka arabaza ati mbese abantu bagwa ubutazabyuka, umuntu yayoba inzira ubutazayigarukamo? None se ubu bwoko bw'i Yerusalemu kuki bwasubiye inyuma bukagenderanira ko bagundira uburiganya bakanga kugaruka? Nabateze amatwi numva batavuga ibikwiriye, nta n'umwe wihaniye ibyaha bye ngo avuge ati mbese ariko nakoze iki? Umuntu wese aromboreza mu nzira ye nk'uko ifarashi ivuduka ijya mu ntambara. Ni ukuri igishondabagabo kigurukira mu kirere kimenya ibihe byacyo, n'intungura n'intashya n'umusambi byitondera ibihe byabo byo kwimuka, ariko abantu banjye bo ntibazi amategeko y'Uwiteka. Murabona ko hano Bibiliya ivuga neza yuko aba bantu batari bazi amategeko y'Uwiteka. Hanyuma hano bakavuga ngo mwavuga mute muti turi abanyabwenge kandi amategeko y'Uwiteka ari hamwe natwe, ariko dore ikaramu ibeshya y'abanditsi yayahinduye ibinyoma. Abanyabwenge baramwaye, barashobewe kandi barafashwe, dore banze ijambo ry'Uwiteka. Ubwenge bubarimo ni bwenge ki? Ni bwenge ki se? Aha murabona ko ijambo ry'Uwiteka rirahari, ntabwo hano bavuga ko ritari rihari, ahubwo ikibazo ni uko bagize gute, baryanze. Hano bakavuga ngo nicyo gituma abagore babo ngiye kubaha abandi, n'imirima yabo nzayiha abazayizungura, kuko uhereye ku muto ukageza no ku mukuru bose bihaye gushaka indamo mbi, uhereye ku muhanuzi ukageza no ku mutambyi bose bakora iby'uburiganya. Hano bakavuga ngo uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru, baravuga bati ni amahoro, ni amahoro, ariko rero nta mahoro ariho. Mbese hari isoni bagize bamaze gukora ibizira? Oya, ntabwo bakozwe n'isoni, haba no guhonga mu maso. Nicyo gituma bazagwa mu bagwa igihe nzabahagurukira, nzabagira imirara, niko Uwiteka avuga. Aravuga ngo nzabatsemba rwose. Aha murabona ko bikomeza. Hanyuma ikibazo cyari gihari ntabwo ari uko bahinduye inyandiko zabo, ahubwo ni uko mu buryo bwo gukora interpretation, kuko ku bazi tora irimo ibice bibiri. Ku bayahudi bavuga ko hariho written Torah na oral Torah. So birashoboka ko bagiye bahindura iyo oral Torah, ariko written Torah ntabwo bivuze ko yagize gute, yahindutse. Kandi written Torah niyo igizwe n'ibitabo bitanu byitwa Pentateuch. So reka dukomeze twumve Sege. nuko Bible yaje byahuye n'ikibazo nyinshi cyane. Ntabwo Bible ni biblioteke. Yeremiya 8:8. Yeremiya 8:8. Mwavuga mute muti turi abanyabwenge kandi amategeko y'Uwiteka hamwe natwe. ni amategeko. Taurati ni amategeko. Guys, murabyumva? Avuze ko Taurati ari amategeko, ni nabyo ni nako bimezemo hano. Ikindi cya kabiri, Sega ubwo avuga ko icyo gihe byahindutse, twabonye ko hano muri iyi sura ya kabiri aya ya 41 ivuga ko Korani ikonfaminga igitabo abayahudi bari bafite mu Kinyarwanda. Bavuze yuko ari ibishimangira ibyo bafite Taurati ndetse na Injili. Murabibona ko hano na Injili birimo. Hariya bashobora kuba batabivuze. Dushobora guhita tujya kuri aya ya 89. Murabona ko nanone Allah agaruka muri Korani akavuga neza yuko and when there came to them a book, this Quran from Allah, confirming what is with them, ariyo Torah and the Injil. Murabona ko babigarukaho. Aya 91 ibigarukaho, 97 ibigarukaho, 101 ibigarukaho, kandi kavuga ko ari ibyo bari bafite. Aya ya gatatu ya sura ya gatatu irabigarukaho, 39. Murabibona hano, murabona ko
mu gihe cya John cyangwa se Yahya, abayisilamu mwita Yahya, murabona ko na Allah yamubwiye neza yuko amuhaye inkuru nziza. Iyi nkuru nziza ubundi yari iyihe? Ese Sege ubivuga ubwo yavuze ko Evangile do Barnabas ariyo y'ukuri, iyi ya Yahya yo iri he? Ko Isilamu mutayigaragaza, abayisilamu ntabwo bayigaragaza. Hanyuma ngo iyi nkuru niyashimangiraga ibyabanje mbere yaho. Hano murabibona bakavuga ngo ni declaration of Ayesa, kandi twabonye ko glad tidings ahandi bavuga ko ari iyihe, ko ari ukuza kwa Allah nako kwa Muhammadi. Hano murabona ko bagarutse kuri rya jambo navuzeho mu kiganiro cy'ubushize rivuga ko the word from Allah. Okay, ibi biri mu dukubo ni ibyongerwamo byose. Okay, hanyuma aha turabona iyo tugeze dukomeje mo hasi, murabona ko aha Muhammad yavuze ko aje, and I have come confirming that which was before me or the Torah. By the way, reka mbabaze Sege ko yavuze ko muri Bibiliya harimo amagambo y'abantu, ibi ni Muhammad yabivuze. Was it Allah who came confirming what was before? Aha nayo nindi aya buri wese akwiriye kugira gutekereza akibaza ngo ese Allah niwe waruje, ariko hani Muhammad wavugaga ko yaje ashimangira ibyagize gute ibyabanje. Aha dushobora gukora search, tubonye ko ni sura ya 3 aya ya 50, dushyire mu kinyarwanda turebe. Aya ya 50 muri sura ya 3, sura ya 3 hano baratubwira ngo kandi naje nshimangira ibyagize gute ibyambanjirije biri muri Taurati. Byumvikana ko ni amagambo ya Muhammad, ntabwo ari amagambo yande ya Allah. Hanyuma kereka niba Muhammad ariwe Allah, aramutse ari uko bimeze, aho dushobora kwemera ko noneho aya magambo yose ari muri Korani ari ayande ari Allah. Ariko niba aya magambo yaravuzwe na Muhammad, nanone turi buze kubona neza yuko icyo Sege yavuzeho ko Bibiliya irimo amagambo y'abantu ku giti cyabo, aha tubonye ko ari aya Muhammad ku giti cye. Bivuze ngo niba ari uko bimeze, nanone corruption iri muri Bibiliya ni nayo iri hano muri Korani. Confirming, ijambo confirming mwaribonye bishimangira, murabibona ko bigaruka. Ntabwo rwose twabivuga ngo bize kurangira. Ndagira ngo nihuse tuze gukora conclusion, twumve Segeho gato. Ariko dore ikaramu ibeshya y'abanditsi yahinduye ibinyoma. Guys, ndagira ngo iki tucyumve. Uyu ni Yeremiya Haji Sege akotinze. Yeremiya yabayeho mbere y'imyaka itari munsi ya 600, mbere yuko Yesu avuka, ndetse na Yohana. Kandi twamaje kubona neza yuko Yohana ariwe Yahya, mu byo yabwiwe neza yuko ibyo ahawe ari ibishimangira ibyabanje mbere. Bivuze ngo mu gihe cya Yahya nabwo Taurati yari intact, yari itarahindurwa. Nyamara Sege hanavuze yuko byari byarahinduwe. Ibyo by'ubwabyo ngira ngo uhuje amakuru nk'umuntu utekereza wasanga ari kinyoma. Twabonye ko tugendeyemo hano ku gihe cya Muhammad, iyi Tora barayimuzaniye, bamuzanira hard copy, arayisoma, arayikoresha, aca urubanza ayigendeyeho. Hano yaravuze ngo bring Torah if you are truthful. They brought it and recited it until when they came to the verse pertaining to stoning, the person who was reading placed his hand on the verse pertaining to stoning. Bivuze ngo yari afite igitabo cyanditse kandi cy'ukuri, ahubwo ahageze arambikaho ikiganza kugira ngo agire gute ayishinye gute. Ntabwo ari uko igitabo cyari gifite ikibazo. Aha ni mu gihe cya Muhammad, nyuma y'imyaka 600 Yesu agize gute apfuye. Byumvikana ko hano nanone duhuze ayo makuru turabona ko Sege abeshya. Aya makuru atanga
ashobora kubeshya bitewe no kuba atabizi, cyangwa akaba abizi akabyirengagiza nkana bitewe n'uko akeneye kugira gute, kugira abo yinjiza muri isilamu, ariko akoresheje bwa buryo bwitwa takiya. Abigisha abayisilamu nababwiye bakunda gukoresha ijambo ryitwa takiya. Mushobora kuba mutariziho. Takiya ku bashiya bita ko ari the shield of faith. Takiya ndishakishijemo hano, takiya ndumva ari ukuryandikwa, takiya meaning tubishakishe. Mu gihe bakibiduhereza, okay, ngiri bari duhaye ku bayisilamu. Mushobora kuba mutari muriziho, ari ubwa mbere ushobora kubyumvisheho. Ku bakristo birumvikana, ndabizi neza yuko abariziho ari bake. Hano ariko ndabona bisomeka, ngira ngo twakoresha takiya is an Islamic context refers to the practice of concealing one's religious beliefs or practices when facing persecution or danger. Hano it is a form of dissimulation where a person might outwardly appear to adhere to a different faith or deny their own beliefs to protect themselves from themselves or their community. This practice is primarily associated with the Shia Islam due to their historical experiences with persecution. Ibi ndumva biragaragara. Dukomeje gushakishamo hano, aha baravuga ngo ni igihe uri persecuted, gusa ntabwo ariho honyine, ahubwo ni uburyo bunakoreshwa no mu myigishirize. Hano ngo takiya, okay, ni takiya hano. The meaning of takiya, an alternate form of taki, meaning righteous woman in Arabic, reflecting a virtuous life, gender female. Okay, ngira ngo habaduhaye igisobanuro kindi gitandukanye n'ibyo Korani ivuga. Reka turemo hano. Another verse in the Quran states that a believer is forced to deny his beliefs in the face of death. He will not be punished. Aha twabivuzeho mu biganiro byashize, aho twavuga ku kiganiro Rutayisire yavuze ko mu gihe cyo kurenganywa kw'abakristo, mu kurenganywa kw'abakristo, abayisilamu bazafatanya, bazarengananwa kimwe n'abakristo. Nyamara murabibona ko atari ukuri, kubera yuko umuyisilamu yemerewe kugira gute, guhishira ibyo yemera igihe abona ko kuvuga ko abyemera bishobora kugira gute, kuzana akaga ku buzima bwe. Hanyuma rya jambo nababwiye ko bivuga ko ngo takiya ari the shield of faith. Murabona ko hano bivuga is the shield of oneself, baravuga inkomoko yaryo. So ni doctrine ikoreshwa cyane muri isilamu mu kwigisha abantu bavuga ibinyoma, ariko by'umwihariko hano bayigaragaza ko ikoreshwa mu gihe ngo umuntu arimo arenganywa. So ndagira ngo nsoze iki kiganiro mbashimira ko mwabanye natwe. Twabashe kugira ibyo twumva ku kiganiro cya Sege, ariko ndagira ngo mbakangurire, ni byiza gusoma tukamenya ukuri kw'ibyanditswe, kugira ngo tumenye ukuri kutubature. Yesu yaravuze ngo ni kutubatura, umwana natubatura nibwo tuzaba tubatuye by'ukuri. Kandi ngira ngo buri kintu Sega avugaho hano dukora comment, tukazana facts, tukazana iki byanditswe bivuga, hanyuma ibisigara biba judgment yawe, ugashingira ku kuri kw'ibyo tuba twagaragaje, noneho ugafata umwanzuro wawe. Niba Sega ibyo avuga ari ukuri, okay, wakomeza ugakurikira inyigisho ziwe. Niba ibyo avuga ari ibinyoma, ukwiriye kugira gute, gutekereza ukavuga ngo inzira ndimo uko biri kose gombe kuba ari mbi, nkwiriye gushaka ukuri kwa nyako. Kuko niba nkunda Imana, ni byiza ko nyikurikira, nzi ukuri kw'ibyanditswe, hanyuma nkaba nzi ibyo yavuze bitandukanye n'ibyo abantu bavuga uyu munsi cyangwa se bigisha. Ni inshingano zawe, ni inshingano zanjye. Imana ikomeze kubaho umugisha. Ndabakunda cyane, kandi abasaba ngo wowe wakuri iki kiganiro ukoreshe ya kugira ngo kigere ku bantu benshi.
uko biri kose Imana ishobora kubikoresha, nizera ko izabikoresha kugira ngo uzabyumva nk'uko Imana agakora ku mutima we akabona ukuri, azahindukire agaruke ku kuri kwa nyako ariko Kristo Yesu. Niwe butumwa bwiza twahawe, niwe byiringiro byacu, niwe mahoro yacu, niwe tuboneramo agakiza, niwe tuboneramo ubugingo buhoraho, niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Ntawe ujya ku Mana, ntawe ujya kwa Data wa twese atajyanwe na Kristo Yesu. Bibiliya iravuga ngo Petero yaravuze ubwo yuzuye umwuka wera, ngo yaravuze ngo nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru dukwiriye gukirizwamo uretse irya Yesu Kristo. So ndabasaba rero kugira ngo rwose ugire umwete wo gusharinga ndetse no gusubscribinga kugira ngo turusheho kugeza ubutumwa bwiza ku bantu bose. Imana ibahe umugisha, ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza. Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi.